Ni kuri inyigisho ibyiza byo kubaha amategeko y'Imana. Ni inyigisho twatangiye ejo ndetse tukibuka ko tugeze mu gitabo cy'iyimuka Misiri, kuko iyo tuvuze ku mategeko y'Imana twibuka rya sezerano aho bayaherewe muri rwa rugendo rugana mu gihugu cy'isezerano. Twatangiye duhere ku gitabo cy'intangiriro, tubona ibijyanye n'amasezerano Imana yagiye igirana n'umuryango wayo. Muri uko kwiga Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana, uyu munsi rero tugeze ku mategeko y'Imana. Ejo twabonye muri rusange ibyiza byayo, tuyasubiramo uko ari 10, ndetse dusoza tuvuga ko burya amategeko y'Imana yanditse muri kamere muntu, biri mu pe. Ndetse tunabona uburyo ubwo Imana yagiye itegura umuryango wayo kuva kera na kare, mu binyejana byinshi byashize, imyaka 1,000, ariko ubwo Yezu yiziraga ndetse bigahuza n'uko mu bihugu bisanzwe bitari bizi Imana, ariko bari baramenye ubutabera. Ibyo birahurirana rero. Kubera iki byahuriranye? Nuko ya mategeko y'Imana aturimo. Wasanga n'Abanyarwanda, abasokuruza bacu, iyo urebye uko bumvaga ubutabera nuko biturimo. None Evanjiri ikaza ikosora ibita aho bashobora gutana nk'abana b'abantu, ariko iby'ingenzi biturimo, ndetse basokuruza barabyubahirije. Uwo muntu rero n'amategeko y'Imana n'uyu munsi tugiye gutindaho. Turafashwa n'iki gitabo nyine, igitabo cy'iyimuka Misiri, ni umutwe wa 33. Uyu munsi niho tugeze. Twumvise uburyo Musa yahuraga n'Imana muri ka gacu kererana, ndetse ariko ahangaha noneho Musa asubirayo. Mwibuke ko ejo yasanze umuryango warihindanyije urema ikimasa, turi buze kubigarukaho. Noneho uyu munsi arasubirayo. Mu gusubirayo agiye kongera gutakamba ngo arebe ko Imana yamusubize y'amategeko. Ndetse ijambo ry'Imana ry'uyu munsi twasoje tubona ko ngo nuko yandika ku bimanyu, amaze yongeye kumarayo indi minsi 40, yasubiye aho yari yahuriye n'Imana Sinayi. Nuko yandika ku bimanyu by'amabuye amagambo y'isezerano, ariyo ya magambo 10 yari yahawe, akaba yari yajanjaguye. Abonye agezeyo agasanga umuryango w'Imana abantu bafite ijosi rishingaraye, bihindanyije, bibagiwe ko bafite Imana. Ya Mana yabakuye ahakomeye. Aha rero reka uriya mu kumva neza amategeko y'Imana no kuyakunda, ndetse no gukunda ijambo ry'Imana, nababwiye nti burya kubera ko ijambo ry'Imana, kubera ko amategeko y'Imana ari muri kamere muntu, iyo umuntu ayubaha akayakunda, uretse no kuba aba yigirira neza. Ejo twaravuga duti burya hari igihe tuvuga ngo we baba we ngo Imana ngirampana, kuko nta, ahubwo wowe utubashye amategeko y'Imana wihannye hakiri kare, wihaye igihano hakiri kare, kurusha ubavuga ngo we baba we ngo Imana irampana. Kubaha amategeko y'Imana ntabwo bishimisha mbere na mbere Imana, ndetse ukaba nkaho mu kwikwepa no kugira gute ari ukwikeza. Ahubwo kubaha amategeko y'Imana ni wowe uba wigirira neza. Kristo Yesu akozwe. Noneho wenda nkuko n'umubyeyi yashimishwa n'uko umwana wari umwana mwiza, bikaba amahire, ariko ubundi kubaha amategeko y'Imana ni wowe bigirira akamaro. Ndagira ngo wenda bahe nk'urugero. Hari ubushakashatsi bwakozwe, ubwo ni ukuvuga abo twakwita abanditsi b'ibitabo, cyane abashakashatsi ku bijyanye n'uburere bw'abana. Noneho umupedagoge umwe, ni ukuvuga bariya bashinzwe uburere bw'abana, afata abana babiri
umwe amurera amubwira ko hejuru ye hari Imana imukunda kandi imureba ibyo akora byose. Undi amurera ahandi hantu aho abwirwa ko afite uburenganzira bwose, yewe icyo ashaka ajya agikora kuko afite uburenganzira bwe bwose, cyane nk'uko uyu munsi bari bigisha n'abana bacu ngo uburenganzira bwawe, bakibagirwa ko tugomba kumva uburenganzira mu ko Imana yaturemye, kandi nuko koko mu kuturema yaduhaye amategeko. Ayo mategeko akaba gardefu, akaba imirongo tugenderamo. Rero mu gukura kw'abana, umwana umwe yarakuze avamo umuntu ushoboye kwiyobora kandi akabana neza n'abandi. Mu wa mwana warezwe yumva ko ari we kampara afite uburenganzira bwose, yabaye igicucu, aba umwana udashobora kwikontorora. Ibi bikatwibutsa muri iyi minsi abana benshi dufite bari kujya mu biyobyabwenge gusa, ukabona umwana ntacyo abuze n'iwaba, ariko ubuzima bwe bwabaye gashe, ubuzima bwe bwaratakaye. Si uko yahuye n'ubukene, si uko yagize ati, ahubwo yabaye igicucu kubera uburere. Rero iyi minsi dutera ubwoba kubera uburere abantu bari guhabwa. Twikomereze ku mategeko y'Imana, ndetse buriya uzanarebe muzumva abantu bavuga bati, umwana wanjye ndamushyira mu bigo by'abihaye Imana, ndagira gute? Kuko muri ubwo bushakashatsi kugeza ubu abana barezwe mu bigo by'abihaye Imana usanga bafite ubundi burere, atari n'uburere bw'imyifatire gusa, n'ubwenge burazamuka, ku buryo bagize amahirwe bose bakahatangirira warokoramo abana benshi kandi beza. Ibyo ni abana batsinze, iyo bari gushiraho amanota y'abatsinze bihita byigaragaza. Ibanga rikubiyemo mwakagombye kuba muryumva, nuko bahora babwirwa rya jambo ry'Imana, nuko bahora babwirwa ya mategeko y'Imana, bityo bikabafasha kuzamuka neza nyine nk'abana b'Imana. Uruzi kibe twabishoboraga 100%. Kristo Yesu akuzwe. Ikindi nivuje kubaha umunsi nk'ingero nk'eshatu zitwereka ibyiza by'amategeko y'Imana. Icya kabiri wavuga buriya mwabonye ko niyo umuntu yahemutse, yamukiye mugenzi we cyangwa se yakoze ibindi, niyo abandi batabibona wabikoreye ahiherereye, hari umutimanama ukubwira ko wakosheje, ndetse ukaba wanarwara n'ihahamuka, ndetse ukaba wanagira za depression kubera ko umutima hari icyo ugushinja. Nk'abantu bakunda kumva icyo twita écoute, abantu bakora mu bujyanama, uzi ko akenshi mu bo duhura nabo usanga ari icyo ngicyo cyamugeze ku mutima kikamwereka ko yanyuranyije n'ubumana bwe, yakoze ibitabaho. Nta wundi ugushinja, ntawe ugira ati ni wowe ubwawe wishinja, n'umutima ubigushinja. Kubera iki? Wanyuranyije na kamere yawe. Erega burya umuntu ni Imana, kuko turemye muri kamere y'Imana. N'Imana irabivuga iti tureme muntu mu ishusho, igitabo cy'Intangiriro, mu ishusho yacu. Ndetse wenda iyi Zaburi ya 8 ho umutwe wa 8 umurongo wa 5 kugera ku wa 6 bakabitwibutsa bavuga ati, umuntu ni iki ko wamuremye hafi yo kumugira Imana. Zaburi ya 8 imirongo ndayibabwira kugira ngo mujye muyizirikana cyane. Umuntu burya ni igihangange kiba yimenyaga. Ndibaza nti, umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga.
Kristo Yesu akuzwe. Mu gusoza nari nagize ngo uyu munsi dutinde kuri ya mategeko atatu gusa. Ejo twabonye ko muri ya mategeko 10 atatu ya mbere twibutsa Imana. Uyu munsi nashatse gutinda kuri ariya twibutsa Imana. Ejo nitubishobora tuzakomeza yayandi noneho adutoza kubana neza na bagenzi bacu. Tubishoboye wenda twazareba rimwe cyangwa se yose tukayareba, ariko aya atatu niyo nashatse gutindaho, kuko uko atugarura ku Mana twakagombye kumenya ko buriya ariya mategeko anatwibutsa ko tudafite amategeko atugarura ku Mana twagenda tukaba ibyigenge kugeza ubwo twategekwa n'isi, kandi twahawe itegeko ritubwira ko tugomba gutegeka isi. Nitwe dufite ububasha bwo kuyobora isi nk'abana b'abantu, kuko Imana yaduhaye ubwo bubasha. Ariko ubona muri iyi minsi abantu bari kugenda baba inyamaswa, ndetse ugasanga isi ibintu biri kubategeka kubera iki? Bibagiwe Imana mu buzima bwabo. Iyo rero abantu bagira amahirwe yo kuzirikana rya jambo ry'Imana, baguma kuri ya nshingano yabo, tukibuka ko dufite umunsi w'Imana. Umunsi w'Imana utwibutsa iki? Hari Imana, ya Mana yaturemye ifite iki twifuzaho, ndetse ikadutoza no kubana n'abandi. Ikatwibutsa ko kuri uwo munsi w'Imana, amategeko akatwibutsa ko kuri uwo munsi w'Imana tugomba kureka iby'isi, noneho tukibuka Imana n'abantu, ukibuka ko ufite umuryango. Iyo bitabaye ibyo, umuntu aragenda akibera iyo, ugasanga yaratakaye. Niyo mpamvu nababwiye nti buriya iyo umuntu ahora yumva ijambo ry'Imana riramwubaka, riramusanasana. Ni nk'umuntu waba ufite inzu ye iyo adahoze ayibungabunga ngo arebe ko ibati ryapfumutse, ariko amatafari byabihomo yashizemo cyangwa se harimo imyenge ngo ayihome ayifunge, inzu iragenda ikangirika. Natwe nuko duteye, iyo tutumva ijambo ry'Imana turangirika cyane. Muri make aya mategeko y'Imana. Nsoza mu ivanjiri twumvise urumamfu. Uru rumamfu ruragaragara kuko usanga abantu bubaha Imana cyane nk'abakristo, uzumva hari abantu babihaye ngo abagatulika cyane, ntinde kuri aya mategeko y'Imana. Abagatulika amategeko ngo barayahinduye, reka ntiwareba ngo umunsi w'Imana barawuhinduye iki. Ugasanga mwagira ngo icyabo ni uguhora barebuzwa ngo abagatulika bakora iki, ndetse bakanabahimbira. Igitangaje iyo bari kuvuga itegeko wenda rya gatatu umunsi w'Imana, ngo barawuhinduye, ngo twe twarawuhinduye tugira gute, ngo dupfukamira ibibazanyo, ubwo bashaka kuvuga ko dufite amashusho. Iyo tugira amahirwe tukaba dufite nk'iminota myinshi, ariko umuntu wize nk'ibijyanye no kwigisha ntabwo yakwibagirwa akamaro ko gukoresha amashusho, icyo bita materiel didactique, kuko ni imfashanyigisho, ni imfashabumenyi. N'igitangaje abo baba bavuga ngo dukoresha amashusho bayakoresha kuturusha, ariko kubera ko mu nyigisho zabo bagomba kubona icyo badushinja. Ni rwa rumamfu. Tinya umuntu wo kwigisha urukundo ahora arebuzwa abandi, yigisha ngo bariya barayobye ngo bageze bate. Wowe urinde wo gucira abandi urubanza utazi n'ibyiza bifitemo n'impamvu bakoresha biriya. Uzare muri ya mavideo, nibo batangiye amavideo ajyana no kutwereka amateka ya Yesu. Sibo bayatangiye se? Izo video se si amashusho se? Kristo Yesu akuzwe. Ubwo ko nkazanyemo kugira mwumve ko hari urumamfu, hari abantu nyine bahora mwagira ngo ibyabo nta nubwo bazi inyigisho za Yesu icyo zivuga, ahubwo ni uguhora bo barebuzwa. Ndagira ngo wenda uyu munsi dusoreze ahangaha, ariko mukomere kuri iryo jambo ry'Imana, mwumva akamaro k'amategeko y'Imana, kandi no muri bwa butumwa dukora mujye mubigarukaho. Dufite impamvu yo kwibanda ku ijambo ry'Imana, ku mategeko y'Imana. Nyagasani Yesu nabane nawe.